Ndabashubuje mu izina rya Yesu Kristo, nshuti za Berwa TV. Nk'ibisanzwe turi kuri Berwa TV, turi kumwe na Mama Berwa aho muherereye mu mpande enye z'isi. Ndabashubuje uyu munsi Mama Berwa yaje nyuma ya kamera kubera ko yifuza kujya abazanira abatumirwa bakabasangiza ubuzima. Bishobora kwemera uyu munsi cyangwa ejo bikanga, cyangwa mu bihe byashize bikaba byaranze ariko uyu munsi bikaba byaremeye. Imana ni ifite urufunguzo rw'ubuzima. Turi kumwe n'umutumirwa rero ugiye kutuganiriza ubuzima butoroshye yaciyemo bitewe n'uko yavutse. Turamwakiriye, turakwakiriye musore, mutumeze neza. Amazina yawe yitwa ndi? Ndayambaje Louis. Nakubonye uteruye amadomoro, mbona bavuga yuko hari abantu baba bafite uko bavutse, mbese babita ngo iki? Bavuka bavukanye ubumuga bw'ubugufi. Mumbabarire cyane, murabizi hari igihe umuntu aba atakimenya ikinyarwanda, birahinduka bitewe n'aho yari ari cyangwa n'aho yari aherereye. Bavuga abavukanye ubumuga bw'ubugufi. Turi kumwe rero n'uyu mutumirwa wavukanye ubumuga bw'ubugufi. Naramubonye ateruye amadomoro abiri ari mu kazi, ngira amatsiko yo kumuganiriza no kubamuzanira. Mu nshuti yacu, wadusangiza ubuzima bwawe, ni iki cyaba cyarakugoye mu buzima biturutse ku mpamvu y'uko wavukanye ubumuga bw'ubugufi? Rero mu buzima bwanjye, ubuzima navutsemo ni ubuzima bugoye. Benshi banyibazagaho cyane, banyibazagaho ariko aho navukiye n'ubundi n'ibisanzwe. Aho ngezeho najya mu zindi karitsiye bakanyibazaho, bamwe bakaba ariho bandika ngo muri njyewe numva agahinda gakanyica muri ntabwo uko mbigenza nihangana. Ni iki cyakubangamiye mu buzima bwawe wumva wasangiza isi yose? Ni iki cyakubangamiye? Cyambangamiye nuko nacaga hose bagendaga banuka, baguhora yuko wavutse uri mugufi. bamuhora yuko navutse ndi mugufi. None se ko mu buzima bwawe tubona uri umusore wifitiye icyizere, uragerageza, haguruka n'abantu bakurebe, haguruke abantu bamenye ngo ese uyu musore arareshya ate, ese uyu musore koko afite ubumuga bw'ubugufi. Mu buzima bwawe ni iki ko ubona wagerageje kwiyubaka, ugerageza ugakora ibiraka? Ni iki wabwira abantu b'urubyiruko cyangwa se abandi bafite ubumuga bavukanye, yaba ubwo kutabona, yaba ubwo bafite uko ubumuga bavukanye butandukanye? We kubona wigira icyizere kandi ugashakisha, ni iki wasangiza abo bantu ubona birirwa ku mihanda basaba, ubona abandi n'abasore b'iki gihe, urubyiruko rw'ubu rutugira icyizere, ni iki wababwira? Icyo nababwira cyo, ufite amaboko, ufite amaguru, nta kintu abaye atagwaye, niko yakora amaboko mu mufuka agakora. Wongera wiyicarire. Ni iki se mu buzima bwawe ni icyo ukunda? Mu buzima bwawe ukunda iki? Ngewe nkunda imirimo, nkunda gukora. Iyo mbonye akazi nshoboye ndagakora. Akazi ukora ni akahe? Utatubeshya, akazi mu buzima bwawe ukora ni akahe? Ubwo iyo mbonye umuntu n'ikiraka cyo kuvoma ndagikora, ubwo yaba n'ibindi ndabikora. Nkora imirimo nshoboye. Ukora imirimo ushoboye. Ngaho tunyurire muri make ubuzima bwawe uko wabwubatse guturuka uri umwana kugeza ubu ngubu. Ese wabashije kugera mu ishuri? Ese mbene utuganirize uti nawe n'inzitizi, agahinda nagize n'aka, imibereho yanjye n'iyi n'iyi. Tuganirize muri make duhite twinjira mu cyiciro cy'uko watubwiye yuko hari n'impano wifitemo muri wowe. Mu buzima nabayemo, ubuzima ikimbangamira cyane ni ubugufi mfite, ariko kuri njye ntacyo bintwaye. Usibye abantu bagenda bavuga ati gutya na gutya,
mfite ubumuga gusa nabihorera. Imana ni uko yaremye umuntu nizi kubizabigenza. hari abakwinenye nko mu rubyiruko cyangwa se mu bantu busanzwe akaba bakumva mutakwicarana nk'uko twicaranye ngo muganire, hari abaguhaye akato mu buzima busanzwe, hari ukaba wajya ku ishuri ntibemere ko mwicaranya, hari abagucyuriye bati genda wakimuga we kibana n'ubugufi. mbeno hari abantu batakwiyumvishemo bigutera igikomere mu buzima bwawe bitewe n'ubu bumuga bw'ubugufi ufite. Ibyo byabayeho cyane. uza kubirwanya gute? ni iki wasangiza abantu bafite ikibazo runaka cy'uko bavutse bihebye batifitiye icyizere? ni iki we cyaguhaye iki cyizere tukubona? icyizere narabyakiriye uko biri. ubwo n'uko navutse ni Imana ubwo yandemye ni gutya. yewe icyizere nifitiye nkora ubwo ngubwo ibyo nkoze byose mu byo nshoboye, icyizere mfite, kandi amafaranga yose mbonye nkoresha uburyo nabyaza umusaruro. waratubwiye ngo ukunda kuririmba, hari indirimbo uzi, impano ufite ni iyihe? yewe ni impano mfite, Imana ni ukuririmba. banza dufashe uturirimbire, uririmba indirimbo z'abandi cyangwa uririmba indirimbo zawe? indirimbo yanjye. ushoboye no guhanga, uri umuhanzi? ntabishoboye. uri umuhanzi. ni iki wagira agace turirimbiraho abantu bavuge bati uyu musore ni umuhanzi, impano ye wayiteza imbere, yatera imbere? turirimbire rwose nta bwoba, uturirimbire bumve ijwi ryawe. urukundo mukunda si urw'ibirara, nshaka kukujyana mu rugo mwereka ababyeyi, inshuti zanjye, abavandimwe babimenye. wakuvuga bwakwira bugacya, wabutaka yagutaka igihe cyose, wambereye agaciro mu buzima bwanjye bwose. ibyo mfite byose ubu ni wowe mbikesha, ubwitonzi ugira mu kazi kose, umurava uhorana mu byo ukora byose. uri mwiza shengewe, uri mwiza, uri mwiza ku mutima, uri mwiza, uteye neza imbere n'inyuma. wambereye mu buzima wambereye umugisha mu buzima bwanjye bwose, uri uw'agaciro mu buzima bwanjye. mwamwumvise arya amazina ngo ni Louis. mwamwumvishe Louis ko azi kuririmba, yaririmbye indirimbo wambereye uw'agaciro. mbese mu bahanzi hari abahanzi ukunda, hari abahanzi waba ukunda ufana mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se no hanze y'u Rwanda ngo utubwire? Abafana ni benshi cyane. ufana ndi? ufana abandi? Bruce Melody, abafana Bajuno Kizigenza, Element, ni benshi cyane. ushije wambwiye ko ufana na Bwiza. na Bwiza, na Enesano, na Loezi. mu Rwanda abahanzi benshi bo hafi ya bose. ko numva ubu bazi urakurikirana, mu bigaragara ushobora kuba ukunda umuziki. umuziki ndawukunda cyane. ukunda umuziki. hari indirimbo y'umuhanzi n'umwe waba uzi? ntanyizi. ngaho turi imbere ni nk'iyandi. ngaririmba indirimbo ya Bruce Melody ho agace twumve. ngaho nyibazeho just talent, kuko hari byinshi bituma musarira, nakanze star Louis jya uba morale. abaye star bikamfungira feri wawe, mwamikazi wa style, uhindura position, komeza unyemeze, usanga ari professor, unama fresh, nkurura fresh, nyegera fresh, umubiri kundi fresh, unama fresh, nyegera fresh, umubiri kundi fresh.
iyo ngiyo ni iya Bruce Melody. Twagira ngo tubabwire, murumva ko uyu ni umukunzi wa Bruce Melody, ni umufana we. Abantu bashaka kumuzana Bruce Melody ajya ambwira yuko amufana cyane, hahandi ibintu bijya bimurenga. Aravuga ngo ikintu gishobora kumunezeza ni ukuba yahura na Bruce Melody. Nyakumuneka Bruce Melody, uha ibyishimo umufana wawe ubishoboye. Ikindi kintu wumva mu buzima ushobora gukora, wumva umuntu akurebye hano kuri kamera, inshuti za Berwa TV, aho muherereye mu mpande enye z'isi, abari muri Canada, abari Amerika, abari ku mugabane wa Aziya, aho murereye hose, abari Dubai, abari Qatar, abari Burundi na Kenya na Tanzania, aho muherereye hose, aba mu Bubiligi, mukaba mukurikiye Berwa TV, ufite ubushobozi bwari bwo bwose watera Ruwe. Ni umuntu ubona wigiriye icyizere, akazi kose arakora, atagashoboye araterura amadomoro, yahisemo gukoresha amaboko ye adasabye, ariko aravuga ngo ntago abasha kwihaza. Urareba umurebye, uburyo bwose wamuteramo inkunga waba umuteramo inkunga. None se Ruwe, uramutse ugize amahirwe yo guhura na Bruce Melody, wamubwira iki? Ntacyo namubwira, inanga ko mfite impano yo kuririmba, yabona yashobora kumfasha mu bijyanye no kwizamura impano yanjye mfite, ubwo yamwenda yabasha kunzamura, nazamushimira cyane. Ikindi, ahandi hantu umva wajya mu mafilime, mu bindi bintu byose, umuntu ashatse kugutera inkunga mu buzima busanzwe, wumva yagutera inkunga ye, bibaye ari nk'umuntu akavuga ati Ruwe, ndumva nshaka kugutera inkunga, ndumva nshaka kuguhindurira ubuzima, ese no muri aka kanya mu buzima busanzwe umuntu ashobora kudahita abona ubushobozi bwo kukuzamura, ariko se mu buzima busanzwe wumva umuntu agutera inkunga, yagutera nk'inkunga y'iki? Wumva wakora iki ubaye utabaye n'umuhanzi? Natabaye n'umuhanzi nakora n'ibindi. Ubonye amafaranga wakora ibintu bitandukanye. Ruwe, twari turi kumwe na Ruwe. Ruwe, haguruka use nkaho wereka abantu kureshya, uricaye, abantu bagira ngo ubundi upima ibingana iki, abantu baragira ngo uri muremure na kamera. Ruwe nuko areshya. Ruwe rero naramubonye, ndamukunda nka mama Berwa, mbona ishyaka n'umuhata afite, aterura amadomoro. Wareba abashomeri abantu b'abasore bananiwe kugira icyo bakora, niwe iyo amazi yabuze niwe utuvomera muri karitsiye. Ni umuntu urya avunitse, yasitaragorinze n'ubuzima, ni umuntu ushakisha, aterura amadomoro abiri atabishoboye, ukabona ko byamuvunnye cyane. Rero wumva hari uburyo wahindurira ubuzima Ruwe, waba umuhindurira. Ruwe, tanga nimero yawe ya telefone. 079 Ruwe rero, iyo ni nimero ya telefone mwamuboneraho, ni nimero ya telefone ya Ruwe mwamuboneraho. Wowe ubwawe ushaka kumwivugishiriza, cyangwa se ushaka kwiterera uyu musore inkunga, ushaka kumuzamura mu mpano ye. Murabizi ko mama Berwa ndi umukristo, niyo mpamvu ngewe nshyiraho nimero ya telefone ya buri muntu. Mu bushake bwawe nk'abashuti ba Berwa TV, wazamura Ruwe. Ni ukuri azi gukina amafilime, hari n'ibindi byinshi yakora, kandi turateganya na projet yo gukina amafilime. Ruwe ashobora kuza mu mudutera inkunga, muduha amakamera, tuzamura impano z'abantu nk'aba. Niba umuntu ashobora kwikorera amadomoro, kandi hari n'ubundi buryo twazamura impano ze, muduha amafaranga, tubashe kwiterera inkunga abantu nk'aba batigeze bagira uruhare uko mwavutse. Murakoze, murakarama. Mwari muri kumwe na mama Berwa TV kuri Berwa TV. Tubasezeyeho nakagaruka, inshuti zacu twari turi kumwe, yicarire Ruwe, twari turi kumwe na Ruwe. Turabashimiye kandi uko mubyakiriye, turabashimiye. Udukeneye natwe rero kuri nimero ya WhatsApp wakeneraho mama Berwa ni 0759565044. Imana y'amahoro ibahe umugisha, turabakunda. Nakagaruka mu biganiro byacu na mama Berwa, tugiye kubazanira abatumirwa. Niba unyuzwe n'ibiganiro byacu, kora subscribe, share na comment, utuhe ibitekerezo. Kandi niba hari n'inkungu ushobora gutera Berwa TV ndetse n'abatumirwa bayo, ni ukuri tubasabiye umugisha utagabanyije. Shalom shalom.